iyo waramuzayibona ejo bundi mu mikino ibirimo mu mikino ya za basketball mu cyiciro cya kabiri muri volleyball niyo kipe itsindwa cyane kurenza izindi zose n'amaforfe na za forfe igeze kwanisha equipe muri deuxième division muri football yajyaga forfe buri munsi ngo babuze ticket babuze bis ntaterwa isoni n'izina banahagarariye abana bajya gukina bakabwirirwa ntibarye nzara bagakumbura ibiryo urabyumva twebwe ibyacu ni muri siporo ari siporo cyane turi mu bindi by'uburezi na politiki n'ibyo n'ibyanyu muri siporo yari hari ikibazo gikomeye cyane muri hasi niki cyabaye cyatumye kaminuza nkuru y'igihugu ifite abanyeshuri ugiye guteranya campus zose ntihajya munsi y'ibihumbi 100 abo bantu hadashyirwaho uburyo polisi inoze ibaha ibibuga ndetse n'uburyo bwo gukina bunoze kuko aho ngaho niho tuzakoramo aba elite players so hakwiye rero kuba imikoranire hagati ya Mineduc na Ministeri ya Siporo na Ministeri y'Urubyiruko ndimo ndareba ministeri zifite ukuntu ziwe n'ibyo bintu n'inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko donc hari inzego nyinshi mukicara mukareba mukavuga bariga badakora siporo uburyo wabetegaho n'ibyo byose twirwa tunavuga ugasanga abantu ngo siporo ngo abakinnyi bareka kuba babisimburizo za n'uditi nyine birirwa bambaye ubusa none se twirirwa kuri TikTok wamugani aba bana bafata hano za Kacyiru bizeye kwibyinira biyambariye ubusa wareka kwambara ubusa gute ukina nta iyo usoje amasomo saa 8 ujya he